ukuri ni ikintu kimwe kandi dukeneye cyane rwose, urumva? Ariko kandi uko kurushaho kutubwira niba uri kumva ko dushobora kugutinya, icyo nacyo ni ikindi kintu. gusinza sinigeze nyibamo, ariko nanayibayemo mu bundi buryo. Amaye bya bintu se kumbona noneho birimo bigenda birushaho kuba ibintu bidasanzwe. Yego uburyo muyibayemo, ahubwo uburyo ntabwo busobanutse, ntabwo ari bwo buryo mwagakwiye kuba muri iyi. None se ushatse kuvuga ko iyi nzu tubamo itagira nyirayo? Niba koko turi mu nzu nyine y'undi muntu, umuntu ni iyi nzu si iyanyu, kandi si n'imwe mu bantu bose bayibamo. None se muke ushatse vuga ko twaje kuba mu nzu tutazi nyirayo? Wenda reka tubyemere. None se ubwo muntu ninde? Iyi nzu mutuyemo mbere yahoze ibamo umuntu umwe gusa. umuntu umwe? Muke, uwo muntu yaba ariho, yaba yarapfuye cyangwa? Ariho, ariko bisa nk'aho atazayigarukamo. Ariko ntabwo bikwiye gutuma mwicara mugaterera agati mu ryinyo, kuko inzu yahoze ari iye kandi n'ubu ni iye. Ibintu urimo kumva uri ibintu urimo kuvugana n'ubu sinabyumva pe. Ntabwo ibintu urimo kuvuga ndimo kubyumva. None se ushatse kuvuga ko inzu tubamo ifitanye isano n'umuntu utakiriho? Cyangwa wenda mbyumvise ukundi? Icyo mugomba kumenya cyo ni uko inzu atari inzu isanzwe. Gusa mba mbona mwarinjijwe mu mateka mu by'ukuri namwe mutazi. Mwinjiye mu mateka mutazi. None se muke uretse gushaka kutugora no gushaka kudushyushya mu mutwe, watubwiye umuntu wibaga mu mbere yacu, ibindi tukabyikurikiranira ko natwe turi abantu bakuru. Icyo mukwiye kuzirikana mitwanyu nuko nyirinzi ahari, ariko yarabuze. ngo yarabuze?
kandi n'andi makuru mashyashya. ese muragira ngo mbabwize iki? iyi nzu ntigeze igurishwa, ikindi inzu sinzi isanzwe. mbese ubwo ukaba wumva twaragiyemo gute? urumva twaraje gutyo mu nzu gutyo tukaza tukitura mu nzu gutyo gusa? iyi nzu ifite nyirayo nubwo numva ngo ntahari. ikindi se niyo yaba adahari habura n'abantu bo mu miryango baza bagakurikirana ibintu bye. icyo mukwiye kumenya cyo ni uko nyir'inzu atigeze yigurisha, nta nubwo yigeze agira na rimwe igitekerezo cyo kwigurisha. ubwo rero bishatse kuvuga ko byanga byakunda iyi nzu hari andi makuru, hari ibindi bintu bikomeye tutazi. ntabwo mwigeze mubona cyangwa ngo mutekereze mbere yo kugura iyi nzu. mwakabaye mwaribajije muti kuki tutigeze tubona nyirizina nyiri iyi nzu, mukongera mukibaza impamvu mubonye inzu nziza gutya ku giciro gito. ariko nanone Shema, ndakeka tutari kure y'ukuri. gusa nk'uko umukesha agumye abidusubiramo, nanjye sinyizeye neza ko ibi bintu twiteguye kubyumvisha amatwi yacu. nyine ndabyumva amateka n'amabanga by'iyi nzu ko n'ibindi bindi pe, ndabyumva ko ari ibindi bindi, ariko byibura wadufasha ukatubwira buri kimwe cyose cyo muri iyi nzu, byibura twebwe uko tuba amahanga hatazagira uzagwa mu ruza rw'itikizi bakoko. Shema, ubu ni uri gukomanga ko nta muntu twari twiteguye. Shingiro rero Shema, nshaka kuvugana nawe.
none se Melissa kuje umeze gutyo wihuta gutya ukaza utunguranye ni amahoro? hari ibintu by'ingenzi nagombaga kubabwira kandi nkabibabwira ku gihe. Gusa mushobora kuba mubizi ariko mukibifata nk'ibintu biri aho bisanzwe, ariko ntibizatinda kuba impamo. Mary, ibyo bintu wabimenye gute? Narabimenye. Niba mutanabizi neza, iyi nzu simwe gusa muyibamo. Jesus Christ. Mbese njye ntabwo numva ibintu ushatse kuvuga. Come on. This is too much. ariko njyari ibintu ntari kumva neza. Nikomere. Ushatse kuvuga ko hari abandi bantu baje kubamo ba nyine inzu twebwe ntitwabamenya? Mbwira cyangwa nshobora kuba numvishe nabi. Mwebwe muri kubyumvara? Ntabwo nshatse kuvuga ko hari abantu baje kuba hano, ahubwo mwebwe mwaje muhabasanga. Ariko rero njye nimba narimo kurota mushobora kuba ari mwewe mwavangiwe. Mwebwe muti hano mbere yuko muhaza hari harimo umuntu. Uwo muntu tuza turamusanga ndetse ngo uwo muntu turanabana, none se ko tutaramubona n'inshuro n'imwe. Guys, I think ibyo twatekerezaga ko byarangiye atari ko biri. Igihe natangiraga gukurikirana iby'iyi nzu, hari ibintu navumbuye, kandi ibyo bintu ni ibintu bidasanzwe. Mary, ibyo bintu ni ibiki? Mbwira, ibyo bintu ni ibiki? Mary, bari rumbwira ibyo bintu ni ibiki? Icyo kintu wakibonye n'amaso yawe cyangwa nawe warabibariwe n'undi muntu wabikubwiye? Hari umuntu wabaga muri iyi nzu, kandi ibimenyetso bihari bigaragaza ko umuntu atigeze ava muri iyi nzu burundu. Ugize ngo Mary, ushatse kuvuga iki? Utiki Mary? Wanyumvishije? No way.
ibyo ntabwo ari ibintu byagakwiye kuba bidutunguye. Ndakeka ko ibintu twagakwiye kuba twarabimenye na mbere. Sinzi impamvu turi gutungurwa, nanjye ntikuyemo. ariko nukuri hari ibintu bitari kumvikana pe. Ariko Mary, niba koko hari ibimenyetso by'uko uwo muntu atavuye ahangaha, watubabariye ukabitubwira, ibyo bimenyetso ni ibihe? Hari ibintu nasanze muri iyi nzu, gusa sinigeze mbisobanukirwa, ariko kandi ndi kwibaza impamvu ntigeze mbisobanukirwa. umva kandi still kandi Melissa, ibintu urimo uvuga ni amayobera, nta kintu na kimwe cyumvikana mana. Wowe uti mbere y'uko muzamo hano harimo umuntu, ndetse muza munamuhasanga. None se uwo muntu ko tutarigera, nta muntu n'umwe turigera tubona hano muri ino twize tubona. Shamiri, please, niba hari icyo uzi cyangwa uri kubona kidasanzwe, wakabaye ukitubwira. Kuri nta kitubwira nuko tubana. Twese tugafatanyiriza hamwe kureba icyo twakora. Please. Mary, tubwire sha, tuguteze yombi tubwire. Umutima ugumye uhagaze gusa. Iyi nzu ngo yabayemo umuntu ntiyavuyemo. Ibiki iyi nzu ntiyagurishijwe. Ikindi ahubwo umuntu nitwiza tunamubona. Uzaba amabanga azakomeza bamabanga kugeza ryari? Kambabwire ko ayo mabanga bidatinze agiye kujya hanze, kandi ntimuzatinda gusobanukirwa. Mbese iyo minsi uri gushyiramo ni iki Melissa? Twebwe turi hano, urabona ikibazo cyaturaje inshinga, watubwiye please. Ariko ubundi watubwiye usangwe n'ubusanga. Abo muragira mbabwire iki? Ubundi mwebwe ni igiki kitabigaragariza? Ahubwo se ni igiki kigaragara? Ni wese hano ko azavuga amabanga. Ariko mwarindiriye ko kuri kutazatinda kubigaragariza. Okay, so. Semera ugutekereza iki? Nyamara muke, njye ndabona muri iyi nzu harimo ibintu bitagakwiye kuba birimo. Like
Wabonye ibiki? Wabonye ibiki? Ntabwo se ndi kubaza wabonye ibiki? Iki kintu ni igiki? What is it? urwo rufunguzo narusanze mu cyumba cyanjye ku buriri bwanjye kandi ntabwo ruri mu bintu nazanye. Ngo? Umisi. Guys, ntabwo ari urufunguzo rusanzwe. Ubwo se mwe urufunguzo ruziye? Nanjye ntabwo mbizi kuko sinjye waruzanye. Kameza. none se ubu rwaba rwarizanye? None se uri kubimbaza nkandi uri kubimbaza nk'iki? Niba ngusobanuriye ko urufunguzo ndusanze ku buriri mu cyumba cyanjye urajya ndenzeho iki? Ahubwo twagakwiye kuba dushishikazwa n'urwo ari rwo nawe urufungura. None se urajya ngo mbaze nde? Mbese urajya ngo mbaze nde? Ndusanze mu cyumba cyawe none se Stop! Ubwo bubazo murimo ntabwo buri butuye igisubizo. Igifunguzo kimeze nk'icyo mu bazimu. Sawa. Se bite? Pasi icyo dukeneye none aha ni ugukura mu mutwe ntabwo ari ukuzana akana nk'uko nguko. Urabona ndi umwana ushaka? Tugomba kumenya aho urufunguzo rufungura. Bari kumva? Tugomba kumenya aho urufunguzo rufungura. Umisi. Ntacyo so waruzanye watubwira. Ako se njye niba ntabizi nuko nababwiye barabikunda igenda kandi ntazi ahantu rufungura. Icyangombwa nuko tumenya aho urufunguzo rufungura, ibyo bindi ntabwo bindeba kandi mugomba kumfasha tukahamenya.